kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye. Noneho icyiciro cyisumbuye ni ya makategori yandi y'amamodoka manini guhera kuri za D, C, D1, E, ariko kategori A, kategori F, kategori B izo zisangwa hano mu kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Ubwo no ushaka gukorera na provisoire na ahangaho uzabisanga kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo. Perime n'uruhushya rwa burundu, urw'agateganyo ni provisoire rukorerwa ku mpapuro. Ubwo hano ni igihe uzaba uri bukorere ku rupapuro, hano hasi ni igihe uri bukorere kuri mudasobwa, ngira ngo urayibona, ugenda usoma ibintu byose nyine bakabikwereka. Twebwe rero dukeneye iyi serivisi yo hejuru ibanza, iyi ngiyi ureba, turaza dukandeho. Nk'uko ubibona aha ni kuri Chrome, ni Google Chrome cyangwa se device dukoresha dushaka amakuru online n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Chrome rero ushobora kuba uyifite muri telefone, ushobora no kuba uyifite muri mashini yawe. Ngiye kukwereka uburyo ushobora kwifatira code y'ikizamini runaka, cyangwa se n'uburyo ushobora ku applying ibintu byinshi cyane binyuze ku irembo ukabyikorera kandi bikagenda neza cyane. Abantu benshi bajya ku agent bakabafatira kode, ugasanga umuntu bamwishyuje amafaranga yo gufata kode. Uyu munsi ngiye kukwereka ukuntu ushobora kwinjira mu irembo ufite indangamuntu yawe na provisoire yawe ukifatira code. Ibintu byoroshye cyane rwose, ibintu byoroshye cyane. Ngira ngo urayibona, iyi ni Chrome ukiyifungura ihitiza gutya. Wamara kuyifungura rero ukazamuka hano hejuru, ngira ngo urabona hano hejuru muri search Google or type, ugatayipingamo ukandikamo wa3 gutyo ubona byanditse hano wa3 akadomo irembo akadomo gov akadomo rwa. Ucyandikamo wa3 akadomo irembo, ubundi rihita ryizana nyine rino jambo turibona, rihita riza kuri liste y'andi magambo. Urabona rero ibi ni ibintu ugiye nkunda gukoresha cyane. Urabona ko irembo riri hejuru, AdSense account ni nayo way ukoresha login in ama AdSense yawe ku bantu bakoresha ama YouTube n'ibindi, home design n'ibindi bintu byinshi cyane nyine mba nagiye searchinga kugira ngo nirebere. Ubwo twe turazano kuri iyi browser ya mbere y'irembo, dukandeho. Ukikandaho barahita bakwereka iyi link yo hejuru iriho na kano karogo k'ubururu k'irembo. Ngira ngo murakabona aka kantu kari hano hejuru, urahita uza ukandeho. Gutyo ubona biri kugenda muri mashini no muri telefone niko bigenda. Naranabibakoreye, nigeze kubibakorera kuri telefone mbere ku kuntu bigenda byose muri rusange. Nuko nguko rero bizahita biza ukimara gukanda kuri iriya link y'irembo, bizahita biza bimeze gutya. Bikimara kuza gutya uramanuka, urabona haba hariho serivisi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Izi ni serivisi z'umuryango, z'abinjira n'abasohoka, serivisi z'irangamimerere, ubwo abantu bakeneye ibyangombwa by'irangamimerere n'ibindi. Hano nawe urabona ko wanyuramo ukagenda wapplyinga bitewe n'ibyo bagusaba. Ubutaka, polisi. Twebwe rero turashaka twebwe turashaka ibijyanye na polisi. Ubwo turaza hano, urabona haba harimo serivisi nyinshi: gusimbuza, guhinduza uruhushya rwa burundu, gusuzumisha ibinyabiziga, ubwo ni cya gihe uri bugiye mu makontrole n'ibindi, gukosoza uruhushya. Nk'ubu hari umuntu utazi uburyo yadekararamo controle, kandi controle abanza ukadekarara bakaguha itariki, ubundi ukazajya muri controle kuri iyo tariki. Nibyo ndabizi, nabyo muba muzi, nabyo nzabibasobanurira. Ariko make subscribe right now. Niba ushaka kujya wiga ibintu byinshi cyane kandi by'ubwenge, ugomba gukora subscribe ku Musongozi, ubundi nanjye nkajya ngukorera amasomo y'ubwenge buri munsi. Ubwo rero twebwe turaza hano kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Niyo serivisi twebwe dukeneye. Urumva rero ni serivisi usanga muri serivisi za polisi nkuko ubibona hano. Uraza hano hejuru kuri polisi, ubu zino liste zose rero ziri hano munsi ni serivisi zose ushobora guhabwa na polisi. Ugakanda hano kwiyandikisha gukora ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga, ugakandaho. Ugahita uza hano hejuru kuri kano gataburo, leta bakuzanira kano gataburo, hitamo serivisi muri izi zikurikira ubone gusaba. Ubwo uraza hano ubanza ukandeho hano kuri kano kantu, urakubona kano kantu k'agatoki hano gakoze, uraza nawe ukandeho gutya, bahite bakuzanira iyi liste y'utu tuntu twose. Uri kubona kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Hari igihe uzumva nk'umuntu akubwiye ngo jewe ngo bari bamfatiye ngo kode ngo yango y'imodoka, ngo none ngo basanze ngo narasohotse kuri kode ya moto. Aha niho biba byagiye bipfira rero mu gufata kode.
nibyo ngira ngo musobanukirwe murebe ukuntu bigenda namwe mujye mubyikorera mubikore neza cyane. Hano iyo wiyandikishije ku ruhushya rwa burundu ubwo nyine uba wiyandikishije kuri permis, ni permis nibwo ugiye kwiyandikisha kuri permis. Kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'icyiciro cyisumbuye. Noneho icyiciro cyisumbuye ni ya makategori yandi y'amamodoka manini guhera kuri za D, C, D1, E, ariko kategori A, kategori F, kategori B izo zisangwa hano mu kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga. Ubwo n'uba ushaka gukorera na provisoire ni ahangaho uzabisanga. Kwiyandikisha gukora ikizamini cy'uruhushya rw'agateganyo, perime n'uruhushya rwa burundu, urw'agateganyo ni provisoire rukorerwa ku mpapuro. Ubwo hano ni igihe uzaba uri bukorere ku rupapuro, hano hasi ni igihe uri bukorere kuri mudasobwa, ngira ngo urayibona, ugenda usoma ibintu byose nyine bakabikwereka. Twebwe rero dukeneye iyi serivisi yo hejuru ibanza, iyi ngiyi ureba, turaza dukandeho. Murakoze cyane, nongera mbibutsa gukora subscribe. Iyo umaze gukandaho bahita baza hano bakakwereka amategeko n'amabwiriza nyine ya serivisi, igihe dosiye imara umunsi umwe, igiciro kirahinduka nyine, nta giciro kiri fixe gihari, yatanzwe na RNP cyangwa se Rwanda National Police mu magambo arambuye. Ukaza hano ugasaba. Ukimara gukanda kuri kariya kantu ko gusaba bahita bakwereka ahantu ushyira nimero y'indangamuntu. Ubwo hano turandikamo nimero y'indangamuntu, reka twifashishe iyi nimero y'indangamuntu. Kandikamo indangamuntu yawe, zandikamo indangamuntu yawe hano, shyiremo indangamuntu yacu. Tugendane mani, tugendane akantu ku kandi, utazakora ikosa ugasanga wifatiye kode y'ikamyo, ariko ntabwo kode y'ikamyo bahayiguha udafite izindi kategori ziyibanziriza to. Ahubwo hari nk'igihe ugotwa ugasanga ufashe nka kode ya moto kandi washakaga kode y'imodoka. Nibyo nshaka kubasobanurira hano rero, mukabasha kubireba neza, mukabisobanukirwa, mukamenya ukuntu biba bimeze. Urandikamo indangamuntu yawe hano, fresh 583, rikemo kode yacu hano. Aya nakuyo indangamuntu. Ubu turimo turandikamo indangamuntu. So umuntu abaye iki noneho mwuka byara mwe ko numva itsamura nk'impongo. Iyo umaze kwandikamo indangamuntu, ukimara kwandikamo irangamuntu bahita bakwereka aka kantu, bahita bakwereka kano kantu kakubwira guhitamo itariki. Ya rero ni itariki y'amavuko uba ugiye guhitamo. Ngiye navutse ku itariki, navutse ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 4 muri uyu mwaka w'ibanga. Uyu ni ndetse mwuka byara mugaheka mumpamagaye nari ndi kwigishiriza abasongozi. Uyu muntu si umwitabe mbe muretse, ariko wasanga ari umukiriya. Halo, mwiriwe? Ni amahoro? Tumeze neza, namwe? Yego. Sorry? Ni kuri Auto Ecole, United Driving School. Ni njyewe wabonye bita umusongozi. Ni njyewe kabisa. Kigali dukorera i Remera kwa Rwamo. Remera dufiteyo branch, ariko giye nkorera mu Bugesera. Giye nkorera i Nyamata. Nkaba ntuye i Nyamata n'ubundi. Oya, ntabwo ntuye muri Kigali, giyewe ndi Nyamata. Murakoze. Nkora kuri cya kibuga cy'Inyamata mu mujyi. Nta kibazo, murakoze cyane. Yego. Ntabwo biba byoroshye bari muri hangana, ngomba kubaha serivisi ariko nkakira n'abakiriya. Murumva ko ari umukiriya wari ukeneye serivisi, aka kanya gato mbafashe nkamwitaho, ntago ari ibintu byatari cyane. So
hano twari tugeze kuri step yo kumara gushyiramo itariki yacu y'amavuko. Iyo tumaze gushyiramo itariki y'amavuko turakomeza tugashyiramo nimero y'uruhushya rw'agateganyo. Urakubona ko hano badusabye nimero y'uruhushya rw'agateganyo. Mu gushyiramo nimero y'uruhushya rw'agateganyo rero uba ugomba kwandika ibintu byose biri kuri nimero y'uruhushya rw'agateganyo, nta kintu na kimwe usize. Murabizi ko habanza kode y'amagambo y'akarere wakoreyemo. Ubwo hano kubera ko twakoreye mu Bugesera turabanza BUG, ubundi dushyireho nimero zikurikira z'uruhushya rwacu rw'agateganyo muri rusange. Reka nazo tuzandike tugendana akantu ku kandi. 2 2 60 111 0 and 5 P. Yes. Ubundi tuzano dusacinge turebe izindi service. Uri kubona iyo tugeze hano rero niho tuba tugeze ku cyiciro. Hano munsi y'iri bara ry'umuhondo ngira ngo murabona tuno dutaburo duhari tubiri, amakuru mashya. Ubu ushobora kwiyandikisha, ibi nibyo baba barimo baramamaza mu irembo nyine ry'amaserivisi baba bagiye bashyiramo bongeramo baba bari kwamamaza. Hano rero uraza ugahitamo icyiciro. Ubu ngubu icyiciro wemerewe ni A na B na F, cyangwa se B ati nizi z'abantu babana n'ubumuga nyine, amakategori nk'ayo ngayo. Twebwe turaza hano kuri B kuko ariyo, izi nizo kategori zonyine nyine ziba zemewe gukorera mu gihe umuntu afite provisoire. Izi kategori reba zirimo hano nizo zonyine uba wemerewe gukorera mu gihe ufite provisoire. Iyo washyizemo provisoire yawe rero bahita bakwereka A, bakakwereka B, bakakwereka n'izi kategori zindi zirimo hagati, ubundi bakakwereka na F. Izi kategori zirimo hagati ndumva ari z'abantu babana n'ubumuga. Okay, tukaza hano kuri akarere, hitamo akarere. Uraza hano duhitemo akarere ka Bugesera. Ubu ngubu urabona ko mu karere ka Bugesera nta myanya dufitemo, nta myanya irimo mu karere ka Bugesera. Ubu hano nta myanya yabonetsemo. Tukaza mu tundi turere, tukajya mu karere ka Gasabo. Mu karere ka Gasabo naho urabona ko nta myanya irimo. Ukamanuka Gicumbi. Tukigera muri Gicumbi urabona ko Gicumbi ku itariki 10 bafitemo imyanya 22, kuri 11 bafitemo imyanya 60. Gutya nyine gutya bimeze, urabona ko ni gutya nawe ugenda ubireba. Ubwo rero niba wakwiyandikisha nk'Igicumbi urabona ko hano byahita bishoboka ugafata kode. Wakwiyandikisha Huye hano byahita bikunda ugafata kode. Wakwiyandikisha Karongi ahangaha kabisa biba byarangiye. Uba ugomba guhita ufata agakode kawe, uhita uhitamo ahantu, uhita uza hano hagati muri kano kaboro ugahita ukandamo gutya. Wakandamo bagahita bakwereka itariki watoranyije Karongi, bakakwereka itariki yawe n'iki byose, ubundi ugakomeza ugakora n'ibindi. So ntabwo dushaka gufata iyi code, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo tubereke nyine uburyo dushobora kwifatiramo code mu buryo bworoshye. Ubwo niba ubona bino bintu ari ngombwa cyane, cyangwa se niba ubona wari ubikeneye ukaba ukeneye n'ibindi bijyanye n'izi service, kora subscribe ku Musongozi kugira ngo wabyumvishe ko ariho hano hatangwa service nziza kandi zihuse. Ndabakunda cyane n'aba bantu mutankunda, ariko abantu kuri TikTok nibo batankunda. Abantu kuri YouTube turakundana cyane man, ndabakunda cyane nanjye muri abantu banje. Big hug, ndabemera. Mwibuke gukora subscribe.